He is one of the most talented and renowned comedians we have in Rwanda. His name, KANYOMBYA. From his rise to fame to becoming a household name, KANYOMBYA has made Rwandans laugh time and time again. And not even a television interview will get in the way of his humor. Ntawanyisha imodoka, ntawanyisha igare, ntawanyisha moto, nje nige nyine biza mu mutwe uko ukora nanye nkagukurikirana nanye nkabikora. Nuvuga kugeza ubu ngubu hasigaye indege gusa nayo ntiyananira. From being very approachable to guest starring in popular music videos, KANYOMBYA is a star, and even his wedding was a thing of legend. Competition ngenda nziko nta muntu wari washingikiranye mu cyangwa usibye ko nzigisha abana b'u Rwanda nta problem. These days, KANYOMBYA is working on new material, and from the looks of it, more laughs are on the way. Nukuvuga ngo hano ngubu mbikubwira turi ku isoko ifilimi imwe yasohotse yitwa Kanyoni, urumva hakaba n'indi turi gutegura kugira ngo tuzayikine dutegura Pasika. Ni filime igaragaza uko abantu babayeho nabi neza se na complication bajya bahura nazo mu mago. Of course, I had to press the comedian on certain social topics, and believe me, KANYOMBYA never disappoints. Rayon Sport yari maze kuduha agahenge igihe yatsindaga kimwe mu mahanga hari yari yagiye, turavuga tuti Rayon Sport komereza aho ngaho, ariko igeze aha ngaha niba ari ibirozi nk'uko babivugaga, niba yari yarindagiye aperi tsindwite bine none kwitsinda ntabwo ibyo kwitsinda ntawe udatsinda, ariko bine zero my friend. Iyo bakubwiye Siriduwiri niki cyambere kikuza mu mutwe? Urumva nawe ni urupfu. Usibye na Siriduwiri n'inzoga zose ni urupfu rwose. Urareba ugasanga batangiye umuco mwiza wo kwambara neza, ya myambarire yabo ya mukondo wazi ntabwo ikibaho, mugongo wazi nta kibaho, na kibero wazi ntabwo ikiriho, kibuno wazi ntayo. Nuvuga ngo basigaye bambara neza bakurikije style ya none yo kwambara ibirebire kugira ngo batagenda bambarira igihugu gusa. Ngo bari gushakisha abarwaye amavunja, abarwaye inda, abarwaye imigi, abarwaye ubuheri. Hari ikindi bibagiwe, kurwara amaga akamera nk'aya kayima jeya, kayima urayizi, krokodile, ingona. Ibyo ngibyo rero barabyibagiwe. Kugira amaga ni icyaha rwose. Ni ukuvuga ngo abashakashatsi bari kuvuga ngo barashaka inda, imigi, ibiheri, imbaragasa, amavunja, bakore includes n'amaga, kuko amaga ni ibindi bindi. Kusanga umuntu w'umukuru afite amaga ku mavi, akagira amaga ku nkonjo, ahangaha akaza kugira amaga hano ugasanga amaga nayo ahindura ikirenge, ugasanga ikirenge cyabaye nka buti. I'm still laughing. Regis Isheja, Rise and Shine Rwanda.